umuntu ngo bagendane ngo ni umusore cyangwa ni umugabo ngo aba mu idini runaka ngo arakijije, uriya yakwangiriza umwana ukumirwa. Yarandutaga, yari umusore mukuru, njyewe ndi umwana, tukayavana muri repetition tuganira. Rimwe rero atangira kujya mbwira utuntu tw'utugambo, ngo umukobwa mwiza umaze kuba inkumi. Nuko batangira usandebera igihe ababyeyi bazaba badahari. Ako kantu uri kukumva, igihe ababyeyi bazaba badahari, noneho uzambwire nzaze mu rugo tuganire. Ngewe nzajya mu cyumba mbyame, umuhe karibazo muri salo, nkwereka akantu nikorera, nanjye ndabyemera. Noneho rero duhuye ati se n'ubundi ubwo yaraje akomanga muhakari baricara, maze kwicara icyumba aragikingura kugira ngo ataza no gukubita urugi akamwumva. Twira turi muri salo rero ni karibu, ntiwari wambwiye ko ushaka ko tuganira njye nawe twenyine, ngaho nganiriza. Ngo none se ngo waje ukanyigira, ati buriya nakwigisha utuntu twinshi utazi. Uruganiwe y'abantu nganiriza tutegeranye, ni numva biri ngombwa ndakwegera. Ngo ntukime umuntu ngo hari ukumurerega ngo umubwire ngo genda uzagaruke, ngo kandi iby'umuha ngo bigize gute ngo ubifite. Ndavuga nese iryo somo risobanuye iki? Urabona ngo nyine sinakubwiye se kuri inkumi, urabona ngo nanjye ngo ndagukunda, kandi rwose ngo hari ibintu nkeneye ngo ufite. Nongeye kubaha ikaze kuri Sine Wacu TV. Nkuko bisanzwe ndabifuriza amahoro y'Imana, mbifuriza imigisha iva ku Mana. Burya ibintu biva ku Mana byose biba byiza, niyo mpamvu mba mbibifuriza kubera ko mbakunda cyane. Nukuri Imana ijye bareba neza, ibaha amahoro n'imigisha, kandi ababa bafite ibibazo mujye mwihangana. Ibihe ntago ariko bihora, none biba bimeze nabi ariko ejo bikamera neza. Niyo mpamvu rero basaba umugisha uva ku Mana. Murakoze rero kunyakira no kuntega amatwi, ndabakunda cyane. Ndaje ngo tuganire. Muri no minsi hari ibintu bikomeye biri kubona, ndizera ko namwe mumaze iminsi mubibona. Abana b'abangavu bari gutwara inda z'indaro bikomeye cyane, noneho biragera mu byaro ho, niba mu migi nabo bahari ntitubimenye, niba bazikuramo. Ariko mu cyaro uragenda ugasanga buri rugo rwose birimo umwana w'umwangavu watwaye. Kibazasa ni icyorezo cyateye mu Rwanda, se ni mu Rwanda honyine cyangwa ni ku isi hose? Ariko mu Rwanda ho urumva ko ariho mbasha kuba menya, ahandi hantu nari ntajya. Ayiwe, umuntu uzagira iyerekwa rwose azandenza umupaka nayo njye kwirebera ibindi bihugu. Reka ngaruke rero. Mu Rwanda niho mbarizwa, niho ndeba ibintu bigiye bituzengurutse. Ariko abana bari gutwara inda z'indaro mu buryo buteye inkeke. Ndimo ndakoresha ijambo ribi ryamfungisha, ntago ari inda z'inda, ahubwo ni inda zitateganijwe. Mumbabarire rwose, ntago ari uko nguko bavuga, ntibavuga ni inda zitateganyijwe. Ugasanga umwana w'imyaka 12 nibwo akibona imihango ya mbere, ukundi kwezi akaba aratwite. Ukavuga se byagenze gute ko kera hambere? Ntabwo iyo mvuze kera rero hari abantu bumva kwenda no ku ngoma yande, gatavuga turi ya muntu nabura ntashobora kuba ashaje. Kera mvuga ni mu bwana bwanje. Ntago ari kera cyane ku ngoma yande ntavuze, ntago ngiye nigeze mbaho kubw'abandi. Ariko mu gihe cyanjye turi abana, wasangaga umwana asigasiwe ku buryo wabonaga abantu batwara inda ataraba nyine niyo hagira gutwara inda yabaga ari umukobwa ukuze mu myaka 17, 16, 18. None biratangaje kubona umwana w'imyaka 12, 13, 14, 15. Umwana utari wamenye icyatsi n'ururo, umwana utari wamenye no kwifurira imyenda, akajya ku ruharo rwo kubyara nawe ubwe akirerwa. Ibyo bintu ni ukuri kw'Imana birababaje, biteye agahinda. Kandi usanga abantu bazibatera si abana bangana, abazibatera ni abagabo bakuze
ni abasore bakuze, ni abagabo bubatse ingo. Ukibaza umuntu w'umugabo ujya gutereta umwana w'imyaka 12 ukamushuka, si no kumutereta kuko uriya satereta arashukwa, ukamushukisha ikintu kimwe cyangwa ibintu bimwe cyangwa ibindi, ugira ngo umwangize umwicire ejo hazaza hiwe. Uriya koko mvuze ngo uri umwicanyi nabankosheje, ni ukuri uri umugome. Abana bangana n'abawe, umwana w'imyaka 12 bagifurira imyenda, bamwe banoza, umwana utari wamenya koga ngo yikorere isuku, warangiza wowe ukajya kumwangiriza hazaza he, ukamutera inda koko, ukamusambanya koko. Biriya bintu ni ibiki kweli? Ni ukuri bimaze kuba icyorezo. Abo hambere hari ukuntu, reka mbatera agastori reka bakubita agastori. Ndumwana mfite imyaka 12-13, hari ukuntu umwana nyine aba yagize ukuntu avumbukamo, umuntu yamureba akaba yamwibeshyaho akabona ngo ni inkumi bitewe n'uko wenda angana cyangwa n'uko ateye. Nuko nanjye rero hari umuntu wigeze gushaka kunyiyongoza ngo atuke ayiwe. Ubwo rero icyo gihe njyewe nari inshuti na mama wanjye, tuganira amabanga yose, ari nabyo mbwira ababyeyi muri inshuti z'abana. Inshuti y'umwana wawe ujye unamuganiriza, umucarenjinga nyine umenye ngo unamubwira ati se nta sheri ufite, nubona wigurukije umubwira ati se kugira sheri ni bibi, kugira ngo urebe mu mutwe we. Iyo yumvishije umubwira ko atari bibi, aravuga ati uzi ko mama ushaka kuba yanyumva, akaba yakubwira ibanga atari bukubwira. Iyo tuvuga ati uramenye ntuzakundane n'abahungu, abahungu ni babi ayiwe mana we. Ubwo rero nari inshuti na mama, utwanga twanjye naratubwitsaga, icyo nabonye kidasanzwe nkamubwira ni mama bimeze gutya, akanganiriza akambwira ati bigenze gutya. Rero uwo muntu twabanaga muri korali. Buriya rero ngo abakristo ngo bazi yuko ngo abantu baba mu nsengero ngo bose bakijijwe. Reka uramenye utazabona umwana wawe urimo kumuha umuntu ngo bagendane ngo ni umusore cyangwa ni umugabo ngo aba mu idini runaka ngo arakijijwe. Uriya yakwangiriza umwana ukumirwa. Yarandutaga, yari umusore mukuru, njyewe ndi umwana, tukayavana muri repetition tuganira. Rimwe rero atangira kujya mbwira utuntu tw'utugambo, ngo umukobwa mwiza, umaze kuba inkumi. Nuko batangira umaze kuba inkumi, akumvishe ko utakiri umwana wabaye inkumi. Noneho nawe nubimarangare uhite wumva ko wabaye inkumi, kandi nta nkumi kurimo, nta nkumi kurimo rwose. Inkumi ni inkumi, n'umwana, n'umuntu w'imyaka 18, n'umuntu w'imyaka 20-21, uwo niwe nkumi. Umuntu leta ishobora guha uburenganzira ngo nagenda ashaka, niyo nkumi. Naho uri munsi iyo myaka n'ikimenyimenyi hagize ugusambanya bakamufata, baramufunga bakamukatira imyaka. Urumva rero nta bukumi bukurimo. Yewe mwana wowe ungurikiye ufite imyaka iri munsi ya 18, atangira kunyumvisha ukuntu rero ngo ndi inkumi, ngo ndi mwiza, ibiki n'ibiki. Ndabyumva ngo none se ko nshaka ko tuzaganira, ngo arenge nawe twicaye. Ndavuga ntabwo ngewe isugo twakwicaranye, ubwo niba ushaka ko tuganira twicaye uzaze mu rugo, uzandebera igihe ababyeyi bazaba badahari ako kantu uri kukumva, igihe ababyeyi bazaba badahari, noneho uzambwire nzaze mu rugo tuganire. Mu by'ukuri nararebye nkoresheje igihorihori, nibaza ikintu azanganiriza ababyeyi banjye badahari, numva ntacyo. Ndangije ndataha mbiganiriza mama, ndavuga nti ma, tuzi yuko naka twaje tuganira, akambwira ukuntu ngo ndi inkumi, ngo maze gukura, ngo twaganira, ngo mvuye kuzashaka ahantu tuganirira, ngo twarangiza nyine ngo tukaganira, ngo njye nawe. Ati se ubwo wamusubije ngo iki? Ni namubwiye ngo nta handi hantu naganira n'umuntu azaze mu rugo. Ati wamusubije neza. Ati noneho rero uku ngiye guca umuco wo kudahana. Wari mama, mwababyeyi mujye mwamazi. Ngiye kubabwira ukuntu mama wanjye yaciye umuco wo kudahana rero kuri uwo musore. Ati papa wawe azagenda, hari ubukwe turi hafi kuzataha, ngewe sinzabutaha ariko nzabusiba, nari mfite gahunda yo kuzabutaha. Wowe uzamubwire ko twagiye gutaha ubukwe twese.
noneho ngiye nzajya mu cyumba mujyane umuhe Karibaze muri salo nkwereka akantu yikorera nanjye ndabyemera. Noneho rero duhuye ati se n'ubu nta kanya wari wambonera, ndamubwira nta kanya nakabonye ntega bundi ku cyumweru wacu bazajya mu bukwe bose, ubwo rero uramutse ubonetse waje tukaganira. Ati yego. Ati se wumva ko uzi ubwenge? Ati wowe ndakwemera cyane we ntabwo azi ko twamugambaniye kare. Nuko rero ntawatindiye mu nkuru, ubwo yaraje akomanga muha Kariba aricara, maze kwicara mama yiryamiye mu cyumba. Icyumba yari aryamyemo cyari cyegereye salo, ubwo aryamiye iki amajanja. Icyumba aragikingura kugira ngo ataza no gukubita urugi akamwumva, twira turi muri salo. Rero ni karibu, ntiwari wambwiye ko ushaka ko tuganira njye nawe twenyine, ngaho nganiriza. Weye ngo none se ngo waje ukanyegera, mwese abantu baganira begera? Ati se hari icyo bitwaye? Ati nta kintu bitwara. Ati buriya nakwigisha utuntu twinshi utazi. Namuganiwe y'abantu nganiriza tutegeranye, ni numva biri ngombwa ndakwegera. Atumva nkubwire, abatangiye kunsomera ngo isomo ryo muri Bibiliya ngo rivuga ngo uramenye ngo ntukime umuntu ngo hari ukumurerega ngo umubwire ngo genda uzagaruke ngo kandi by'umuha ngo bigize gute ngo ubifite. Navuga nese iryo somo risobanuye iki? Urabona ngo nyine sinakubwiye se kuri inkumi urabona ngo nanjye ngo ndagukunda kandi rwose ngo hari ibintu nkeneye ngo ufite ushobora kumpanga, ariko umbereye umwana mubi nyine ngo wakwanga kumvira ijambo ry'Imana ngo ukambwira ngo ningende nzagaruke cyangwa ngo ukanyine. Amaba yabyumvishe karatora inkoni, atora inkoni asohoka bucece. Ndavuga nti subwo ibyo bintu ni ibihe? Sha ntabwo ngiye bisobanukiwe, nti nyine bimbwira. Abaratoboye rero mama yarasimbutse rimwe amukubita inkoni y'ibitugwa, amukubita indi arwana n'urugi ngo asohoka, amukubita ya gatatu aramwirukanka aramuga ati umva sha wowe nzakwicira ku wa mudayimoni we, umuntu w'umusaza zo gushuka umwana w'imyaka 13 umubwira ubundi by'amanjwe. Atumva ndagukubise kandi nzakongera ninzongera no kukubona uri kumwe n'umwana wanjye, nzajya kukurega ninzongera no kukubona no kumuharuro wanjye tuzaserera. Ngo yagiye atyo ahita ahindura inzira, ntiyongeye kunyegera. Ariko se reka ngaruke, iyo njya kuba nkaganira na mama ngo mubwire ibyo bintu ariko uwo muhungu yambwiye, nangiza nkicecekera nkumvira uwo muhungu. Baravuga ngo nta unanira umushuka ahubwo ananira umugira inama. Hari igihe yari kunshuka akamfatanya n'ubwangavu n'amaraso ashyushye y'abangavu, nkisanga yantaye mu bibazo byo kunsambanya, nkatwarinda itateganyijwe. Rero ari byo mbwira ababyeyi mbaganiriza ngo mu b'inshuti z'abana banyu mujye mumenya ibintu bibabaho buri munsi, mujye mumenya abo bagendana nabo, kuko n'umunyabwenge yaravuze ngo mbwira uwo mugendana ndakubwira uri. Ibyo bizatuma urinda umwana wawe nk'ubwo mama yambereye marayika murinzi. Hari igihe icyo gihe nari kumvira uwo muntu nkavana ingabinuka. Yenda tuvuge ko icyo gihe ari uko bashukanaga. Hari n'ibindi bashukishaga abana. Hari abana twaganiraga ugasanga yenda bamuteye inda, ukamubaza se byagenze gute? Ati ngewe yarambwiye ko yarari ifite ibiheri. Urabona abana abangavu hari ukuntu imisemburo ihindagurika bakagira ibiheri mu maso. Noneho umuhungu cyangwa umugabo mukuru w'ikigoryi, Imana imbabarire, kuko umuntu usambanya umwana ni ikigoryi, ni n'umugome, ni n'umwicanyi. Urumva uba urimo kwica igihugu, uba urimo kwica ahazaza h'umuntu, ukamuha inshingano zo kujya kurera, kandi nawe yarakirerwa, yarakwiye kwiga akarangiza amasomo akazagira ejo hazaza heza. Ukamwicira avenir, ukamwicira icyerekezo. Ubwo rero uri umwana mubi, uri n'ikigoryi, umugabo usambanya umwana. Ubwo rero umugabo agahita amubwira ati mba rero kugira ngo
ibyo biheri urwaye bikiri. Ati nukuza tukaryamana, ati nituryamana ibyo biheri bizakira. Ubwo asanga umwana w'umukobwa ntashishoje kubera ko yenda abandi bana bamukereye bakajya bamuseka bakavuga bati ufite ibiheri, ntusa neza, afite complexe. Hari ukuntu igitsina gore tugira complexe y'ukuntu dusa, n'abagore bakuze tugira complexe y'udasa neza ngo ubone ufite akabiri kanyereye, tugira complexe. Rero iyo ahuye n'abana bakaba baramusetse ati shawe ntusa neza, afite ibiheri, agahura n'umubwira ngo ndaguha umuti, nuza tukaryamana ibiheri birakira. Ubu mwana kurera complexe ntabitekerezaho kabiri, ntatekereza ko hari n'abagore bafite ibiheri kandi bafite abagabo, kuko ni umwana. Ariko iyo biganirije mama we aramubwira ati reka ibyo bintu ni amabeshyo. Ariko iyo atagize amahirwe yo kubiganiriza mama, cyangwa atamufite ngo amuganirize, cyangwa se n'umurera ngo abimuganirize, yisanga bamusambanyije, ako kanya agatwara inda itateganyijwe, ubuzima bw'umwana bukagira bukahangirika. Ikindi bashukishaga abana bakakubwira ngo uzamera amabuno. Hari abantu twaganiraga bakambwira bati ngewe nakarambwiye ngo nituryamana nzamera amabuno. Ukibaza se kuryamana akajya kubwira ngo urabona ngo impamvu ngo mama wafite amabuno ngo nukubera ko ngo yakoze ibyo bintu, ngo cyangwa se uriya mukobwa akakwereka umukobwa witereye neza niko Imana yamuremye, akakubwira ngo nuko ngo yasambanye, ngo nawe nimusambana azamera amabuno. Ukirengagiza ko hari abagore batagira namba kandi bafite abagabo. Kubera iki? Uri umwana. Yewe mwana, wikumvira inama z'abantu batari ababyeyi bawe, kuko abo ngabo ni abakoshya, ntago ari abagira gute, ntago ari abakubaka. Ubu rero muri ino minsi ntago bashobora kuba batabashukisha ibyo, cyangwa wenda nabyo bihari, babashukisha telefone, babashukisha imyenda ihenze, babashukisha amafaranga. Umuntu akakugurira telefone akagutera inda na sida, umuntu akagushukisha imyenda, amafaranga yo kugura imyenda n'inkweto ngo zimwe zihenze kuko wanyura abakene, akakwicira hazaza ubuzima bwawe bukarangira. Ndabinginze bana banje, ndabingize babyeyi, mureke dutege amatwi abana kandi tubaganirize, tumenye ibibazo bahura nabyo bizakumira inda zitateganyijwe z'abana. Kandi namwe bana mujye muganiriza ababyeyi, inshuti zanyu ibyo zibabwira bizabafasha kubarinda, kuko iyo uwo muntu wamuganirije bimufasha kukurinda, akakurinda abo bantu babi, abo bagizi ba nabi. Rero ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana mwumvire izo nama mbagiriye, ndabakunda cyane, Imana ikandusha baye.